ibyago bigose nkeneye ubutabazi bwawe urengere bana mu mitego satani yanteze ntume kure mukiza ndakwisunze ubeze amaso yawe ntume kure mukiza ahubwo umbe bugufi simbe mu mwijima fata ukuboko mwami wanjye ndakwisunze ubeze amaso yawe ntume kure mukiza ahubwo umbe bugufi simbe mu mwijima fata ukuboko mwami wanjye ndakwisunze muri isi dutuye ibibazo gusa nta gisubizo wabona cyo kugukiza isunga amaboko Imana ihoraho kuko niyo mugenga w'ibiriho byose ubeze amaso yawe ntume kure mukiza ahubwo umbe bugufi simbe mu mwijima fata ukuboko mwami wanjye ndakwisunze ubeze amaso yawe ntume kure mukiza ahubwo umbe bugufi simbe mu mwijima fata ukuboko mwami wanjye ndakwisunze ubwo satani antera nzi ko wamutsinze wamuziriye i Karuvari ku musaraba maze kumwambura imfunguzo z'urupfu umunyabyaha wese aba aracunguwe ubeze amaso yawe ntuve kure mukiza ahubwo umbe bugufi simbe mu mwijima fata ukuboko mwami wanjye ndakwisunze ubeze amaso yawe